Amahoro ni Mudasumbwa Chantal, umurongo wacu wa YouTube ni MCTV. Turabakiriye nk'abandi umunyabyinshi umwisho w'abadahurwa. Yego muze mutere udutebe twicare hamwe tuganire. Ndi kumwe n'abasore beza b'abanyamurenge, reka nabo batangire bivuga. Uko bababyiye turabana beza. Mazina yanjye banyita Musa, ndi Mudahurwa umwishwa w'abanyabyinshi cyane. Nkuko bamugenzi wanjye babivuze, turabana beza cyane, bakunda Imana. So ku mazina banyita Moise, abandi umunyabyinshi umwishwa w'abadahurwa. Yego. Iyo nanjye banyita Irakoze, ndi umunyabyinshi umwishwa wa Segege. Sawa nanjye banyita Gisubizo Ndatabaye, ndi umunyakarama umwishwa w'Abasinga. Rero turi kumwe n'abasore ahangaha, muko murababona ni abasore beza b'uburanga, n'abana b'imico myiza, n'abana badakunda ibishungo, batajya mu bishuko ibyo ari byo byose. Ni abakirisitu, mbese ni abanyamurenge buzuye. Turi abanyamurenge buzuye kabisa ku muco ndetse n'imirara. Rero reka ntangire mbabaza, turi mu kiganiro. Yego, none muri Kenya, none se murabona ubuzima bwa Kenya mubugeranije no muri Kongo mubona gute? Murabubona gute murebye? Ari Kenya no muri Kongo ni heheza? Niki mubona nyine igihugu cyacu kirusha Kenya? Ndagukiye mu ijambo, cyo aho mbona heza ni muri Kongo, kubera muri Kongo hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ubona ari intambara, kandi Kongo ni igihugu dukunda cyane, twebwe abanyamurenge bose aho bagiye batandukanye. Kongo ni iya mbere, irimo ibintu byinshi, irimo gold, irimo amavuta, irimo ibintu bigiye bitandukanye. Yewe nje uko novuga njewe uko gusa muri Kongo ari intambara, twari kuhasubira, ariko intambara niyo yatumye ibintu bigenda ukundi. Kandi nyumve nanjye ndabona urumva aha muri Kenya duhura n'imbogamizi nyinshi. Hari utuzi tumwe tudakora kubera turatari abanyagihugu. So twe twarangije ishuri twese kumutubona aha. Hari utuzi tumwe zadukora, abandi tukiganye bakora, ariko kubera twebwe tutari abanyagihugu ntabwo twemere gutwo tuzi. Izo nizo mbogamizi tubona hano muri urabona nkaho ngaho na supportinga my friend hano, kuko nkanjye warangije ishuri ninjira mu kigo gikuru cyo kiku narangiza, ako nize finance, kuko ntari umukenya ndafite ID, ntago bakama you are a refugee, some ariko yaba ni muri Kongo nararangije uku narametirije, bazita kumetiriza. Aka kana ariko ndi kumwe na Kisekedi cyane nuko nyine imbogamizi kwa tutari iwacu nuko none, ariko Kenya nayo ni nziza timuyigire, niyo yatureze uku ho gato nyine mu bukuru bwacu abenshi hano. Ndagukiye mu ijambo, nubwo bavuze ngo twa simbi, kubwanye mbona sinziza, kuko abantu benshi bataye umuco. Urebye muri Kenya mbese bagiye bakora ibintu bitari byiza. Uzarebe mu gihugu, ni igihugu cyiza, ariko sinzi nimba ari abantu, nimba ari igihugu cyabahinduye, kubera imico yaho si myiza. Imico yaho si myiza, kandi ndagira namwe mwese murabizi. Imico yaho si myiza, abantu barigenga bakora ibyo bashaka. Ntago uciye mu ijambo ry'inshuti yanjye, aho ngavuze ngo si nziza, buri muntu sikabona, buri muntu afite ukayibona. Urabona nkavuga ko atari nziza kubera ko ushobora kujya muri ibyo bintu bibi. Bona nkanjye iyo ngiye gusenga, iyo mvuye gusenga nta bindi bintu unsangamo urabona wewe ni kuyibona. Urabona utagiye muri ibyo bintu bibi, Kenya ni nziza Kenya duhaye ahantu nyine dushobora kubuzima ahantu kuba
urabona abana benshi bataye umuco sinkatwe hari ubwo bataye umuco daye hari ubwo ufite kuta urabona katu tutataye umuco tubona ko ari nziza nyine kwako tuzokomeza ku muco wacu w'abanyamurenge ntabwo twogenda nkahi kuko nange kwita abanyintu abanyamoko bagenda sasa aba basore bacu mwabumvishije ni ukuvuga ngo hari abavuga ngo amahanga ni meza hari abandi bavuga ngo amahanga arahanda biterwaga n'uburyo hagufashe cyangwa hakwakiriye ariko muri rusange hatwakiriye neza kubera ko haduhaye iki amacumbi aho kuba turabashimira nabo ariko kandi icyo muvuze umuntu uri mu gihugu cy'abandi si kimwe n'umuntu uri iwabo sibyo yemwe ni ukuvuga ngo aba bose mwamaze kwiga mufite ibyete sibyo ariko kubera ko mutari mu gihugu cyanyu akazi ntabwo wagenda muri leta udafite idea ngo ubone akazi nyine kajyanye n'ibyo wize sibyo wakora akazi nyine katari ak'umwene gihugu sibyo iyo niyo mbogamizi ni ukuvuga ngo ntushobora gukora ikintu ushaka ntushobora kujya mbese aho wogera ntabwo wogera ahantu hose ho ushaka gushaka umurimo kubera ko utari umwene gihugu iyo ni ingaruka nyine itari nziza ku muntu utari umwene gihugu kandi ahantu henshi nyine iyo utari umwene gihugu hari limite ugira sibyo hari limite uba ufite aho utorenga yego none se muravuze ngo ntabwo mwataye umuco mbese ni iki cyabafashije kugira ngo mudata umuco ikintu nje navuga cyadufashije cyane ni ukuja mu ikanisa bano ikanisa riradushepinga rikatwereka rikakwereka ibibi by'isi kandi ikanisa niryo rigize abanyamurenge yaho tudafite imana ntabwo twari kuba turi nta mana nta buzima muri rimwe yaririmbye ngo nta mana nta buzima kweli cyane haleluya nanjye ikintu nkavuga ikintu cyadufashe ntitwata umuco reka nyine twe twakuriye mu rusengero twagiye Sunday school hano iyo barabitwigisha saa tukaendelea sasa nk'uko inshuti zanjye zivuze niko urusengero ngombwa imana niyo ya mbere nta mana ntitwaba tugeze hano nta mana ntitwaba twambaye gutya ubu murabona twese tumeze ni ukubera Yesu ni ukubera imana ni imana itugejeje hano ni ukuri kandi tuzakomeza tuyishima mu bibi no mu byiza rero muri iki gihe kubona abasore bashima imana ni ukuri tworambarara hasi tugaha imana icubahiro kubona abasore b'iki gihe ni ukuri tuyiha amashyi kuba ikiturinze ikaturindira muri yo mukaba mufite ubwiza bungana gutya mufitemo n'imana ni ukuri cyo ni ikintu cy'agaciro mu basore bacu b'abanyamurenge rero aba basore hari ikintu numvishije ntabwo twari twakiganiriyeho ariko ndabumvishe bavuze ko ikibabuza kuja mu bintu bibi niki ni imana nabo nta mana ni ukuvuga ngo boba nk'abandi bose ariko gutinya imana nicyo gituma bataja hehe mu bintu bibi bagendana n'abandi bigana n'abandi bicara n'abandi bose bakareba ibyo bakora ariko kubera amana ibarimo ntabwo baza bivanga mbese ntabwo baza baja mu byaha kubera ico bamenye ico ngicyo turakibashimiye kandi kuba mukizirikana k'abanyamurenge imana girite ikomeze ibakomereze mu buntu bwayo yego none se ubu ngubu nta kazi mufite sibyo none se icyerekeranye no gushaka mbese murakibona gute muratekereza gute iyo wanje zo gushaka abantu benshi bavuga ngo se nishaka umugore azajya iki abana bazajya iki ni ngombwa ufite umufuko mbese tuvuge muri make ni ngombwa ufite ifaranga kubera hano muri Kenya nta kazi ntaki kandi nta kazi ntiwoshaka urashaka umugore inzu uzayishura iki uzamugaburira iki noneho bigatuma abantu batinda gushaka kandi iyo bagiye no gushaka ubona bashaka abakecuru kubera bashaka ifaranga
ariko iyo bari muri Congo ubu nyine ba papa wanyu baba barabahaye inka bakabona bazanira n'abagore mukanabombora ntabwo ari byiza kubera ko atari byiza ngaho ibyo explaining ukuntu atari yemwe byiza je ko novuga kubombora si byiza yemwe tuzabireke kabisa niki kibi cyabyo oya aho ngaho simusapotinga kubombora kera ntibabomboraga mwumvishe byari bibujijwe hari amako yahabaga ese wakoze ubukwe wapi noneho njyewe kubombora sinobyanga nkubaza akabarekana ariko ngiye kubabaza ndafite ndafite amafaranga yo gukora ubukwe akundanye n'umukobwa mugacapanya noneho tukishakanira nifitiye inzu yanjye tukankavuga ati ngwino maye tubane urabona nituja gukora mu bukwe tuzojya ayo mafaranga tukasevinga nyine tukashikamo like akabiashara twokora twibomborera sinza mbona benshi babombora akaja gusaba imbabazi bakazibaha suko ariko oya reka agira icyo yongeraho ariko kubombora ni ibintu bya kera yewe ni ibintu bya kera kandi cyane suko none ariko aho simvyanze bado nogenda sirazima bahamagare mu bugwe bwaje nogenda nje na pasteri tukambika n'ipeta na pasteri ababyeyi bakaza aho ngaho kubombora biterwa n'ukuntu abantu cyangwa ukuntu iwabo bameze kubera ubushobozi hari igihe mushobora kujya hari abo usanga badafite ifaranga badafite n'inka noneho bagatekereza ubukwe bafite urukundo biterwa n'ukuntu bombi babyumvikanaho umukobwa n'umuhungu kuko hari aba badafite amafaranga inka kandi ubukwe iyo mugiye gukora ubukwe ni ibintu byinshi bigira ni ifaranga ukuntu muri bugaburira abantu amasoda ibiki noneho izo faranga ntabo bafite noneho bakavuga ngo nta faranga dufite reka dushakane niyo mpamvu uzobona abantu bashakana kandi gushakana nabyo si biterwa n'ukuntu bipanze bameze mu mfuko je niko nabibona kuvuga ariko nje sinzabomboraga zokora ubukwe noneho ikintu nari mvuze ukibo bameze kubomboka si bibi ababyeyi bacu barabomba yama hari uwakoze ubukwe azamura ukuboko ako niko kandi ufite ubwo kubombora ni tradition y'abanyamurenge ariko mureke mbabwire biteye isoni kugenda mu bukwe ngo abantu batariye ubona ngo kubombora ibene mureke mbabwire nje babwire biteye isoni n'ukuri biteye isoni ejo bundi nagiye mu bukwe abantu batari habe na soda pasteri ugasanga pasteri aratashe nta biryo yari ntagukiye mu ijambo aho ngaho kujya none no kuvuga ngo mwege mama mushaka ubwo kugira ngo mujye oya uwo tangiriye aho kuvuga ngo wagiye arabagiye mu bukwe na pasteri azatangwa isoda none kuvuga abenshi bagenda mu bukwe bashaka kujya tuza ahubwo nikisabodi mwenzangu hapa ahubwo hari ukuntu hari abantu batareka kujya kuvuga nabo ntabwo babishaka bishatse ubushobozi ari ubushobozi ariko icyo twabwira abahungu bagende bakore bashaka amafaranga kabisa mushaka amafaranga mukora ubukwe bwiza none se turashaka kandi ni sawa amafaranga uyashaka ufite none se urashaka ntakazi haga turi mu bihugu kitari ikiwacu turi mu buhungiro kandi kuvuga ngo bazaguheza akazi biragoye tubiri mbese arabari mu nkambi katwe n'abandi bagiye batandukanye none se nkubaze wowe mu bukwe bwawe abantu ubona nabwo bazarya biterwa nyine n'ukuntu uzaba ameze nizaba mfite ifaranga bazajya niba ntazo mfite nubwo bukwe sindobukora tuzokabombora nzomubombora none se ariko nzoreka se gushaka kubera ikintu nari ngiye kuvuga abantu mukora bakwe mukore mwipanze tu kuko
sinaza ukamuheha nkarindira soda paka ubukwe bushize cyane kweli. Hari ubukwe 2016 nari maze muri Kenya imyaka 2 turicaye nyine n'umwana ndindiriye soda paka ubukwe bushize nta n'umuntu ubukwe se baraburebye babuze ifaranga zo kugura soda, babonye ifaranga zo kugura umuheha babura ifaranga za soda kuko umuheha iyo uguze na soda baguheza umuheha ubwenge yaragiye agura umuheha 200 imiheha 500 yo munanira araza duterekera nubwo bukwe nta mutori urimo kubwitaho sibazi nimbara jega niyo mpamvu jewe ndokora ubukwe aho kugira ngo mbahamagare nta faranga mfite muze mu buri byo kujya nogenda ahubwo ngashaka kabombo naho kubera abantu kwanza abanyamurenge icyo abanyamurenge bakunda kuvuga cyane nubwo nayo ndi umunyamurenge kwanza tuvuga ngo bagiye mu bukwe babonye akantu ntibari ngo buriya bukwe ntacyo bwari nta bukwe buba noneho buvuga ngo bagende bamvuga noshaka bikagira inzira kandi wowe bumva ngo bizamubabaza bizakomeza bikubabaze cyane kuko nzigenje nyine nzoba narashatse papa yarashatse n'abana bose vuba nane abavyeyi babo bagiye bashaka tibakoze ubukwe babaye iki nje papa yakoze ubukwe ariko nyine hari itandukaniro rigomba ko ababyeyi bacu natwe kuko twebwe turi mu kizungu hano ababyeyi bacu bari babawushago so tugomba kugira itandukaniro rinini hagati yacu n'ababyeyi bacu so murakoze. Rero abasore bacu ndikumva bafite ibitekerezo ariko ikintu numvise aho bari kugusha cyane ku isenti amafaranga ni ukuvuga ngo ikibazo bafite n'ubwo babafite ni amafaranga, ni ukuvuga ngo bashaka ibirori kandi byiza kandi nta faranga bafite, ariko nta faranga bafite. Sasa niho haho ngaho bagonganiye, bamwe ngo ubukwe abandi ngo kubumbura. None tuvuge mbese turacyari muri Kongo twese, kuko sinzi nimba barabaye muri Kongo cyane. Nanje muri Kongo ejo mwabaye Kongo, ariko nje ntantu nabonye ubukwe muri Kongo tabeshe. Nta bukwe mwabonye? Nta bukwe ndabona muri Kongo. Niyo mpamvu ushigikiye kubombora. Niyo mpamvu nibikunda amafaranga azoba hari nzokora ubukwe, kandi nibidakunda yenzo bishaka abazobibona uko babibona bazabibona uko nguko nta kibazo, kuko nje sinokora ibintu ngo nshimisha abantu. Tyoshi nono tuvuge mbese mu bukwe aho kugira ngo babugaye noreka gukora ubwo bukwe ngashaka. Nukuva nta faranga nta bukwe nta mana nta buzima, nondekure mana we, ntagufite nta buzima mana we. Haleluya. Rero aba basore bacu mwabumvishije, sibyo? Kandi twese turi mu mahanga, kandi buri wese ubuzima buragoranye. Iki kiganiro cyari kiryoshye, ariko aha aba basore bacu mu by'ukuri barashishikariza abandi kugira gute gushaka amafaranga, gukora kugira ngo bakore ibyiza. Numvise bavuga ngo ntibagomba gukora ibyo base bakoze. Okay, ibyiza bakoze bazabyigana, ariko ibyo babona byahashize bitari byiza cyane bagomba kubireka. Rero icyo bashishikariza abandi ni ugushaka isente, bagakora ubukwe bwiza kugira ngo bazajya babona umuheha, babone na fanta. Sawa murakoze. Yego turabashimiye. Yego cyane mukore subscribe, mugende mukomeze mwumve ikiganiro. Sawa na kore subscribe zose mu like zote na mu comment mwatubonye gute.